impamvu niyumvisha ko atari byo. Claude ni umugabo ufite umugore ntabwo asambana. Mutesi nawe nta umuntu umuzi nk'indaya. Noneho Claude ni n'umugabo mukuru wiyubashye na Mutesi ni umudamu wiyubashye. Ntabwo rero n'indaya zagiye gusambana ntizibiho zirabihisha. Uyu muntu yaryamanye n'undi nabi. Oya ni igihango kugira Antoine Rutayisire ntazasengera. Uwahanuye ko yanyweye amaraso bamukatiye imyaka 3. Yego. Azira ubugingo. Sibyo? Harimo nawe wirirwa ku mbuga nkoranyambaga Antoine Rutayisire agiye gupfa. Antoine Rutayisire ni umuntu witaba abantu bose. Na message isanzwe arayisubiza. Na message arayisubiza. Yego. Ubundi se kuza kubidutangariza bituma ari iki? Yabwiye abantu ngo nibasenge se. Oya. Icyaha cyamuhamye bakamufunga. Ntabwo akwiriye gusohoka himba ngo yabonye inzoka ku buriri, ngo yasangaga inzoka ku meza iri kurya, ko atayishize, ko atahamagaye abaturanyi. Ubu yaratashye yabaye mu rugo abona inzoka iza ku meza ikarya, akajya mu cyumba akaryama agaceceka, bwacya kongera ikazi karya agaceceka. Peti akanahaguma. Peti batagupiga fimbo we. Tare hano kuri tarasi mubweni noneho uraca Nyabugogo, ndaca Kacyiru, uramanuka Gikondo, uratambika Gikondo, natambika Gisozi, yego, turahurira Kimironko, diru nuko tuyikina, yego, ngushyano ryarabu. Wabona umugore yuriye indege agiye n'undi, umwe agiye kwizanira busheti za telefone, undi agiye kwizanira sharisheri, ngushyano ryaraguye uburaya bwaraje. Mureka twongere tubasuhuze mwebwe mwese aho muherereye, mwebwe mudukurikiye kuri Horo y'Imana bane namwe kundo rw'Imana rubaganze. Rero wakoze subscribe uhabwe umugisha, nawe utarayikora ariko ramenye utarengaho utayikoze, nyabuna yikore wundi dukomeze tubane umunsi ku munsi, ugenda ubona ibiganiro byacu tugenda dushyiraho kandi byingira kamaro. Nta wundi rero ni Bobo. Rero turabashimiye bwo mudukurikirana, muraba agaciro, nimwe mudutera imbaraga. Comments zanyu zirakenewe ndetse na share kurushaho gyohereza abandi kugira ngo tubashe kubana umunsi ku munsi. Muri kumwe rero na Bobo inyuma ya kamera, ariko imbere ya kamera ndi kumwe n'umubyeyi mu papa yageze kumbwira ngo iyo ikiri umwana urivuga ngo ariko kuzusigara uvugwa, na Apotre Harerimana Joseph ariko mumenyekanye kuri yongo. Turakwakiriye cyane nanone. Murakoze Bobo. Yego. Bobo wa Bobo. Nanjye nkora nzaba nkamwe. Zaba nkatwe. Muba mufite ibigwi. Ibigwi bigira abantu bagiye ku rugamba bakarwana akabwatahanaha. Twakoze operasiyo abantu nkatwe twakuriye mu muhanda, bitwa n'abahisi n'abagenzi, abaho nabi tugasuzugurwa. Ibigwi ni iriho. Namwe murabifite da by'imiruho. Ni ibigwi by'imiruho. Abagabo bagera bakivuga ibyiza bakoze. Nawe ukajya ukavuga uti n'ibyo umuntu yaranyirukankanye yankubise ingumi, nagize ati naraye mu mazi, ngaho ibaze nka Pawulo, ati umunsi umwe naraye mu mazi, nakubise injira, nakubise inkoni, bashyize mu gitebo barantembaguza, nawe kuko ukahita ujya hari imbere nawe kuri stage baguhaye ngo nanjye n'ibyo umuntu igikapu ndakirukankanye. Nanjye n'ibyo umuntu igikapu ndakirukankana, bigenda gutya na gutya. Hari abantu bafite ibigwi bavuga, hari n'abandi badafite ibyo bavuga nyine, ariko buri muntu wese afite amakuru n'amateka y'Imana yamuvuye. Yego. Natwe buri Imana ibigenda twubakira buhamya bw'ejo hazaza. Betse ko ngenda nanahura nabwo ndabufite. Ubuhamya se?
Apotre yari umeze neza ariko nari ngukumbuye. Ibyo ni imico umuntu wese aba yatumeze neza. Amakuru ni meza, ni amahoro urare neza. Yego nibutsa akantu kuri bonane, kuri bonane y'umwaka wa 2009. Urumva nasengaga mu Gakindo, nyobora icyumba mfite ububyutse, abantu benshi bazanye. Yego. Noneho rero ishohotse mu mugoroba wa bonane, se wa mama Sava. Yego. Pasiteri se wa mama Sava. Ibura papa wa Sava ni pasiteri. Yego. Pasiteri Yusi. Anchaho. Asohotse muri Bronade ya pasiteri. Yego. Ngoyo ugire noheri nziza na bonane. Yego. Mitamutombokana shaka. Umuzikiza. Urumva ari pasiteri wanjye. Mitamutombokana. Murabira ngo ngire noheri nziza, bonane nziza, maze iminsi nirirwa mbwiriza, sifite icyo shira abana. Bonane nziza, mwahahiye abana banyu, mwebwe mwaguze ibyo kwambara, murambira ngo ngire bonane nziza. Yego. Pasiteri arahagarara yitwa Tom. Gasohoka ndagenda n'umutima. Ndaza ngeze kuri City Plaza. Mbona telefone ya pasiteri. Ubundi twakoranaga bitwaga. Yego. Yego. Abaramamagaye muri cyo. Subira muri cyo. Babi ngomba ati sinyakuga papu. Yego. Bahita bamutse ibintu 50. Nahise nkunda pasiteri Seminari. Ubwo ndavuga nisha ubundi ntabwo twahuzaga. Twahise tuvuga ngo ni wowe wanje kabisa. Namubwira ni wowe wanje kabisa. Urumva rero imico yacu irabago meze neza. Yego. Kandi meze nabi. Yego. Imico yacu irabago ngo biragenda. Bitagenda. Imico yacu irabago ni amahoro. Ari induru. Imico yacu irabago ngo urare neza. Uri bwiyahura. Yego. Imico yacu irabago ngo urare neza, urara wizinga nta kantu. Ko atari byiza. Tuzi no kwihagararaho. Iyo umuntu ambwiye ngo bimeze gute, namwe ni harimo utubazo. Ye niko mvuga. Harimo utubazo. Yego. Bimeze gutya byasaze none. Ariko biraza gute. Yego. Iyo ndamukanyo rero bayikura muri Bibiliya, bibangwa amahoro. Ndamukanyo yanjye ivuga ngo amahoro. Yego. Amahoro ugiye gupfa. Amahoro waburaye abandi barya. Amahoro umugabo yarayagukubita. Amahoro abantu bakwiciye ubukwe. Amahoro ibintu byose amahoro. Ariko dufite na stade amahoro. Ariko ubundi niyo ndamukanye bwagwa amahoro mu muco wacu wa Kinyarwanda. Ariko ubundi gushobora guhura n'umuntu yabangwa amakuru. Betumuti ntabwo bimeze neza. Ati biti ati umwana yabuze amakaye agahita avuga amakaye. Yego. Amakuru ndababaye cyane. Wababashwe n'iki? Fiasi yancitse. Betumuha ijambo kamwiti kumura haracyari abakobwa beza n'abasore. Yego. Ibintu byose rero buriya nubwo baba bitwara mu mahoro, ariko dushobora amahoro nyine ni mu mahoro. Okay. Reka tujye dutinyuka tuvuge nta wamenya inzira z'Imana hibiri bunyuze. Ni gutinyuka ukavuga. Ibintu byose utabitwaye mu mahoro uri kurira ufite iyo. Ega umuntu wese yateguye umbizi. Ushobora no guhura n'umuntu wahungana. Yego. Tuvuga ati ntabwo mfite amahoro. Ahita avuga ati nyamara icyo kibazo cyawe ugiye kuriziti kwa kagari cyangwa umudugudu. Yahamagara umugabo wawe akareka kukwirukana. Ariko kwihagarara uzi ko abantu bihagararaho mu mutima bikavamo icyaha cyo kurwara umutima udakira, bakarwara toromo, umutima udakira, agakuramo imyenda kugeza ku rwego abantu bashobora kwiyahura cyangwa bakica kuko babuza ababagana. Ariko buri
nigeze kubona umuntu w'umukristo hamwe ndabyibuka iyo foto sindayitakaza ko bita kariyeri hariya hano mbona umuntu ako gafoto ntabwo ndagatakaza yego mbona umugore arasohoka tukundi mugenzi we aba turumva ukuntu tukanura umurokore mbanurutse hariya mbona uwo mugore w'umurokore w'umutuku ndamurenza araza kuko nari umwe no mu bantu bamuze yego ariko nayo naraba pasiteri yego arambira ati niba ati ndaruhutse iko jambo sinzaribiza ati Jose ati ndamututse ndumva nduhutse ati nari mfite ikintu ku mutima numva ku mutima ugiye kumenya utuzi ko mututse numva ndaruhutse uzi ko iyo umuntu asohoye sinigishije abantu gutuka ariko uzi ko iyo umuntu asohoye ibimurimo aruhuka cyane gusohora agahinda kawe nico bita kasaringi yego kasaringi ni ukwakira ibintu byakubayeho wamara kwakira ibintu byakubayeho ukabisohora ukaruhuka kera twajyaga mu mahugurwa 9 ya harisari yabaga hariya kwa Vena hari hafi no kwa Vena hari abibutse nabagamo haraba umusare batangiragamo ibintu by'amahugurwa twajyaga kwiga ibintu byo gukora kasari noneho rero mpageze bwa mbere nanjye kugira ubwoba yego kuvuga ngo bagafata nka filimi ya jenoside yakorewe abatutsi kandi hari abantu bayikorewe ihungabana yego ukayishyira hariya bakayireba noneho uko agenda areba bya bintu byamubaye yego bamuganiriza yarangiza akagenda yiyakira abona ko hari n'abandi umuganiza amubwira ati natwe nuko byagiye kandi humura dufite ubuyobozi bwiza ibintu bizagenda neza ntabwo bizongera bariya bazarihanirwa Imana irabukunda ukajya kubona ukuntu umuntu yagize gutyo arakira batisha akasariri kugira ngo tujye kwikorera abantu nako rero wa muntu wa mugore ugiye kwiyahura wa mukobwa ugiye kwiyahura wa mukristo ufite ibibazo wa muntu washajijwe n'abana yabuze icyo abaha kumwegera ukamuha iyo umuntu aguhaye umwanya w'abantu amafaranga umuntu arakuganiza we ati humura rwose ati humura ubuzima buzamuka agataha yizeye ibyinyo hari abantu rero badasohora ibibazo bakirira ijambo ngo ni amahoro yego ni amahoro akarwara umutima akarwara igifu kuri indwara nyinshi igifu hari abantu barwara igifu gitewe no kurya nabi hakaba abarwara igifu giterwa n'umujinya yego noneho n'igifu giterwa n'umubabaro yego umubabaro uhoraho ukagira umubabaro uhoraho wo mu mutima uhoraho mu mutima wawe ukagutera igifu abantu bakwiriye gusohora iyo bari mu rugo rero ntabwo narwara igifu iyo mbabaye mutamwana igihe ndababaye ndanakwiyamira mbere iyo nishimye nabwo ndishimye yego iyo mpuye n'umuntu iyo mpuye n'umuntu ndamubwira buri minsi hari ahantu hita haba kofi hariya umanitse ku mavaze tubamamarize gato ku mavaze ya Kibagabaga yitwa kuri Keve Kofi yego nagiye kunywa ka kofi gutya ndahabona niyo yakoze ibintu byiza yego ariko hari agakofi aho yabageyo banyureye kofi bacayo yego baciye kuri Keve baciye rwose Keve Kofi yego hanyuma niciye gutya nanicaranye na madamu itambura haza umusore mwiza haza umusore mwiza muremure ari kumwe n'umukobwa mwiza muremure yego baraza bicara hirya yawe ndabarebye n'aba bantu beza siko hari abantu beza yego siko hari abantu beza ndabarebye mwaba muri abapagani mwaba muzi Imana
mwaba mutayifite mwaba musenga mwaba mudasenga satani yaba umva mwaba muje guteretana musambane mwaba muri abafiyase mwaba muri abagore waba uri umugore n'umugabo muri beza no barebye mbona ni beza noneho mbabonye mbona ni beza ndabariye ndahaguruka ubwo bahagurutse bagiye kwishyura kuri kontwari mbona barancitse n'ababyeyi ko ni beza ari beza fusheti mpita nyirambika hasi nari ndi kurisha madamu abona ndahagurutse mpita ngenda kuri kontwari nari nje kubasuhuza ni muri beza barishima ni nari nje kubasuhuza ni muri beza kabisa ni musukuni muri beza n'Imana yabaremye neza muri beza mbwira icyo Imana igihugu cyiza bamukobwa mwiza uriko noneho sanga ni na mushiki wiwe ayi wowe wumvise bari bakosomye 12,000 bita mbyishyura wumvise ni mumbabarire mbishyuye ndayishyura yego madamu wanjye fata gutya ubundi se nizamwisha ariko umugabo wanjye urabona ari ati shaka ariko n'ubundi koko ni beza nuko yego friend naho rero sinkame kuwo musore n'uwo mukobwa ahantu bavuka mvuze papa we na mama we hashi yego umuhungu washize iminsi aramamaga aramira ngo ni wa muhungu ni ya nshuti yawe mwahuriye ari anjyana ahantu aranyakira aranyibwiye aragira ati apostle ati ni ukuri ati ni inshuti yanjye ubu ni inshuti yanjye kuko namubwiye ko ari mwiza ubundi wamushaka n'ukwezi utaramubona na telefone yawe ntiyagira gute ntiyayitaba ariko jiwe aranaza kandi baturiye aturiye uwa nita dati uri hehe tuye gusangira icyayi uri hehe kudaheruka kuhura nawe kubwira umuntu ko ari mwiza ndi Mario ndi mu Mario naratambutse niyambara agakweto kiza n'agakositimu cyo kwicarira muri jardin icyana gihungu kirandeba kiraza ngo poso yo ngo ndakwemera sana kabisa yego ngo ndakwemera sana kabisa urumva yego baba we ati ndakwemera sana ati ndakwemera ati ibiganiro byawe ndabikunda noneho kirindeba nuko nambaye icyo cyana cy'igihungu kitinkunda uko wambaye urumva ati ibiganiro byawe ndabikunda ati Yongwe TV ndayireba ati buriya nkunda style zawe none hakubitaho n'akantu umusaza ati umusaza style zawe nitamuru rinere icara nimuhe cappuccino bamuhicaye yego niwafashe ikintu ati nta kintu ndafasha ndembuza umukobwa bamuha icyo bita sandwich karapu Kigali igura 12,500 yego hashize akanya wumvise tugumaho tuganira ariko ni ngwino hano ndabona haje abantu benshi tube twigiriye imiriko yego abantu bakeneye abantu bababwira ko ari beza babahumura umwana w'umukobwa aragenda akajya muri saro reba muri ya wicaye ari uriya mungu bahagararanye yamwiriwe hariya amwiba ariko buriya ntiyamubwira ngo uri mwiza njye ntondenganye nibwo nkiza ariko arabizi narabimubwiye sibyo mwana nuhura n'umuntu sinabikubwiye narabimubwiye rwose ibyo ni abantu bubatse ngo kubwira umugore w'abandi ngo ari mwiza ngo ni icyaha ubusambane ngo kwicarana n'umuntu umuganira ngo ni ubusambane ngo kubwira umuntu ko asa neza ngo ni ubuhehezi yego ngo ni ubuhehezi sinzi abantu ukuntu twabaye ejo buhagaze ahantu kuri kontwari yego ndi kwigurira kandi mbwira umukobwa ndamubwira nti uri umukobwa mwiza yego urumva kuko nyine nzi ko abantu batabikoresha nkunda kubikoresha mpagaze ahantu kuri kontwari wumvise ndi kwishyura ahantu kuri hoteli nari kwishakira umukobwa mwiza ni hano kuri hoteli bakoresha umukobwa mwiza umukobwa ahita anyamagara dore n'uriya ntari kumva ibyo ndi kuvuga so wabyumvisha nawe ntariya
uriya musore rero nta kintu ndamubwira waba uretse kwibukuma mpagaze kuri kontwari umukobwa ndamugani uri umukobwa nyana hoteli bakoresha abakobwa beza yego umukobwa yarankubise ngo ndi mwiza se gute ngo wapi nta kigenda ngo nta bwiza bwanjye ngo ni ibisanzwe haba haje umugabo mugenzi wanjye w'umupasiteri tugendana isuhuza n'umukobwa mubi nisuhuza n'umukobwa ntabwo tuzagaruka hano haba umukobwa mubi wumvise mbona ararakara ese mukobwa navuze ko uri umukobwa mwiza uranyamagana mvuze ko uri umukobwa mubi urarakara ubwo ntabwo uri kundenganya koko hari abantu rero iyo umubwiye ngo ni mwiza yasa umuriro murarakara umubwiye ko ari mubi ntabipfa umubwiye ko asa neza ntabipfa ibintu byose mbese arakana kabwiye kandi hariya mu mujyi hano kuri tubeli unaranutse dufite abakobwa banutse rero banutse bareba nk'abanutse bavuga nk'abanutse wumvise kakana kabwiye kandi ngo naranutse umwana mwe umukobwa asa neza undi wakugura asa wambaye neza usubiza uti merisi yego urasa neza merisi amakuru ni meza yego nose urasa neza ngo ni ibisanzwe ngo ni ibisanzwe ibyo rero ni ibintu biba biri mu bintu nyine abantu bagira gutya ega urumva ibintu byose abantu babyise ibyaha yego babyise ibyaha kera wabonaga umugore nubona wicaranye n'umugore mu modoka yego ubwo ukubonye ati ishyano ryaraguye n'abasambana hanyuma kuba wasanga umugore yicaye muri coffee shop n'umugabo utari uwe baganira bati ishyano ryaraguye yego ryaraguye ariko se koko ishyano ryaraguye no isaha igeze yego ni deal yego urasangira uricarana n'umugore ahantu ku meza mukora imibare mushushanye mu mujyi igishushanyo mbonera cy'ahantu muhaguruke kuri kofi mukoze igishushanyo mbonera cy'ahantu hava amafaranga nkanjye jewe nta hantu umugati yego nta hantu umugati abana barawibizi yase ndabigeraho sibyo nta hantu umugati barabizi abana yego ariko jewe ntabwo mucyayi mu rugo ntabwo mucyayi mu rugo na madamu arabizi reka da nubwo nataha numeze gute mu gitondo nyagushaka ahantu nicara hari amatara hanyuma nkanywa kofi kandi nayo tuba tuyifite mu rugo kugira ngo nshyireho igishushanyo mbonera cy'umunsi yego vuge ngo ndaturuka aha ndagera numbona mu gitondero nihamagariye nyiramishotori wumvise nyiramishotori ati duhurira ahantu runaka twicare ahantu kuri tarasi mubwenge noneho uraca Nyabugogo ndaca Kacyiru uramanuka Gikondo uratambika Gikondo ndatambika Gisozi turahurira Kimironko diru nuko tuyikina yego ngushyano ryaraguye wabona umugore yuriye indege agiye n'undi umwe agiye kwizanira busheti za telefone undi agiye kwizanira sharijeri ngo ishyano ryaraguye uburaya bwaraje ngo burira indege abantu bazamenya gute ko gusambana ari procedure ajya ngo wasambana ushonje oya gusambana ni ibintu abantu bakorera imibare cyane ntabwo ari ibintu biza gutyo ngo uhuye n'umuntu bikada ntabwo bikunda ibyo rero ni ubujiji gusirimuka mu mutwe rero ni ukumera gute ni ukwiyumvisha yuko nubona abantu bari kumwe babiri ibareba mu cyaro yego banze baze ngo aba bantu bari gupanga iki kuko genza abagore umugore n'umugabo batangiranye si n'umwe babiri cyangwa batatu batangiranye business umwe ari umugore w'umugabo undi ari umugore w'umugabo barakira kugeza ubwo bubatse amazu baragabana umweka n'umugore we yagiye i Burayi kandi nta mistake yigeze iba nta wandikiye undi message yo gusambanya nta n'uwahehese undi bapfuye n'amafaranga ikikubwira abaturage rero abaturage abantu bafite amazi mu mutwe batarabasirimu yego ubona umuntu yicaranye n'undi ati ishyano ryaraguye wabona umuntu agize ko ishyano ryaraguye wabona umukobwa wicariye kuri coffee shop ati dore indaya ariko kamema abana banje ahubwo ndaje noherereze sanda
bite nohereza sandara akantu ibyishimo byanjye ni ukujya mu mujyi nanjye dutera inkunga tujyane ni muri weekend ibyishimo byanjye ni ukujya mu mujyi tegure twigendere mu mwanya mwana wumvise ibyishimo byanjye ni ukujya mu mujyi yego nkasanga umwana wanjye w'umukobwa yicaye ahantu muri coffee shop afite mashini afite utubare twari gutungana ariko umwana akakabucira buri umuntu w'umwikawa ubwenge buratekereza nta bukene umva nta bihumbi ese muri kumva atangiye gutereta kuko wumvise uri kumva nta muntu ukena unywa kofi bamwe ihame ryo gukira cyane nk'ubwo umwawe w'umukobwa ugiye ugenda rimwe wabonye ibihumbi byawe 10 kandi cappuccino igura 2,500 ayihenda ni 3 ni 2,500 bitatu na Marriott ni 3,500 cyane ukagenda ku kameza wicaye nimugorana ku matara heza ukagura cappuccino yawe tekereza neza kameza ukajya ugasoma wundi uhekenya na kakana uhekenya na kakana ukaza fre ibitekerezo birakura imyuka y'ubukene yiwanyu imyuka y'ubutindi yiwanyu imyuka ya za karande ziwanyu imyuka y'ubukene kwikonegita ni iki uri uri kunywera icyayi Nyabugogo ubu uri kukurura nyine tere uruna kuko hari abameni n'abatipe baga sibyo sara sibyo cyane buri abamene n'abatipe uburi maso agakapu bayita bagatwara yego wabyumvise yego noneho rero uri convention yego uri kwinywera ka coffee na convention ye baba we kayaga baba ambasaderi baharaye baba perezida baharara baba ministri baba shoramari bose uri connect uburi mu kirere cyabo yego uburi mu kirere cyabo umuntu asa rero n'ikirere atuyemo none n'umuntu agakurana ibitekerezo byo mu kirere yavukiyemo yego uzarebe nk'ubu nkanjye navutse iwacu yego papa wanjye yari umuvumvu niwe wari perezida w'abavumvu mu karere aba bana abavumvu ntibabazi n'abahakuze yari umworozi w'inzu yego ariko namenye imyaka 12 nzi kuboha ikima nzi no kukizamura mu giti mpegeka nkamenya no guhakura nzi amoko y'inzuki urwiru mbingo byose urumva nari connection yego akabari yamweragamo ikigage cyangwa urwagwa nanjye yo naritoraga niho najyaga kuba connect none se sha none itoze kunywera mu Rwampara abana bawe bari connect no mu Rwampara biragusa rero mu isi y'umwuka no kwicomokora wicomokora mu bitekerezo rero by'ibintu n'ibihurimo atari uko utunze byinshi hari abantu bafite kandi ikiganiro ni iki hari abantu bafite amafaranga mubwira uwampamagaye ndi muri Serena nkamubwira nisanga kuri Serena kandi aho mperukira yari afite etaje yego hanyuma arambira ngo reka da ngo ntabwo naza ngo yaje yambaye sandali ngo nakwinjiramo gute nambaye sandali aziko sandali nta muntu winjira muri Serena yambaye sandali kandi none abantu ba mu mahoteli hafi ya bose baba bambaye sandali cyane yego aba yambaye sandali yego ataniye na wa muntu wagiye mu ndege basunika kakagorofani baba basunika kuko bakwaza uranywa kofi uranywa fanta tunywa amazi tuguka tuguhejo isi tugwibyo kurya ubuye bwoko chicken baga wumvise yego noneho bamugezeho ati oya ibyo byahuriyemo ati bimeze neza kandi naje yagomba kumara iminsi mu nzira bibaye nimugoroba bati mufata ibyo kurya bamugeze ati atazi ko ticyo byose biba birimo ageze hano ati mu gitaro ati breakfast ati
byatunganye arinda agerayo yurutse indege ati mwanze mushakira ikintu ry'inyota iranyishe n'inzara ati maze iminsi 2 abo abaje kumanya ati toka ati iyo ndege ni yahehe itagabura ati tubwire iyo ndege tujye guteza ingaru ni heka ajanse ni iyi abandi bajyaga nyine bari bafite amafaranga atazi ko mwitike y'indege byose abarimo byose birimo nazi ko mwitike y'indege byose yego hari abantu rero bafite amafaranga batazi ko izi nzu nziza ziri kubakwa aribo bari kuzubaka yego yasi mbese nurabura n'umuntu w'umukire ngira ngo tujyana njye kukwiga nurabura n'umuntu w'umukire ukabona yambaye igipira yaguze gicuyuka utamenye icyari cyo cyangwa igikweto ndabazi benshi igikweto ubona kibyibushye hasi kimeze kuriya yego mane mwe ndabazi benshi hari wasanze ahantu ejo bundi yambaye igikote n'igishati n'igipira sanga ahantu hati gitavuga ndamwumva icyuka kinkubise mbonye ni kimodoka agenda mu gitabashwa ariko mugana ariko hari abantu rero bakize batamenye ko bakize hari n'abantu Imana yaburesinze bahawe umugisha ariko bakeneye kumenya gukoresha umugisha wa rimwe na rimwe rero usanga ari abantu bavukiye mu biruhuko natwe ni amahirwe ubundi ubuzima hari ubuzima uvukiramo kugira ngo wiyamenye uzagaruka n'ubu tuba turwanya n'ibintu bigoye ubu hari ibintu by'ibikomere tuba turwana nabyo mu rugo barateka nka sakuza nese ko naheruka kurya imyumbati kubera iyo nahekenye nyinshi mu rugo barateka nka sakuza atari ko amateke kandi madamu wanje amateke umenya wende yarayamenye tumaze gushakana simbi ayumva mu mateka Kigali yamenye amateke tumaze gushakana ni wabo nibajyaga amateke ateze ibyo bintu bumbera abana ni ushaka amateke n'ibijumba n'imyumbati ubwo bazanye ibijumba bisangira n'imbwa yanjye abana bati ibyo ni ibiki ati ntabwo turya ibijumba amateke ati ntabwo turya amateke urumva umuntu abarwana n'ibintu yanyuzemo byamubayeho hari abantu bakize rero basigara barwana n'ingaruka si byababaye Imana niduha umugisha tukizwe n'ingaruka z'ibyatubaye aya magambo tuvuze tuyakuye muri bya bintu ubwira umuntu ngo namahoro ni meza umuntu akagira ubwoba hariya se hariya bahinjira gute nigeze kugura ibirayi 12,500 muri Simba najyaga muri Simba nkabona ibirayi bihambiriye muri kano kantu kameze wumvise muri kano kantu kameze nka supanete yego ndane kuya baba bihambiriye muri mu kanete kw'Imana yampaye umugisha ibi birayi ni ibirayi koko nkamenya birimo iki Fred fata 12,000 cyane uzi ibiro birimo by'ibirayi n'umufuka wari umufuka bikorera ku mutwe nagenda ndahasha mfata akagare nanjye ndagasunika umvuko Yesu agira neza sunika akagare ngeze ku birayi nabyo nkubitamo ibirayi umugore nje gupakura utuntu nanjye mu modoka abonamo n'ibirayi umugore atariko mugabo wanje waba atariko mugabo ibi birayi nibi use n'ibyo gusa nimbiguze mu 12 n'akantu byanditseho kubera ubuturage igiciro nakarekeye wakarekeye kugira ngo abone nyine ko ari ibirayi biri karasi bitandukanye n'ibindi byo muri karitsiye tubitetse dusanga ni bya birayi bya feke bibisi byoroshye umvise madame arambwira turumva burya abana banje barari ibi birayi ko urumva utinyu nigera mu mujyi naguze akantu bita barafu ndakabona bashyiraga mu gashashi bagapfundika muri ka karomba kashashe bakuru dutukura orange storo ni spadipe bagiraga bagakonjesha none ukabona turasa naducurujeho ko ntacyo ntakoze naraducuruje mu giporoso mu giporoso naraducuruje ntari inyota rero narafashe nabonye abantu bagura nibwo bwa mbere nari mfashe ikintu kiri muri ngafashe gutya
cyaro niki usuko nanyweye ikintu gikonje nagize i Kigali nukuri kw'Imana nanyweye fanta ikonje ya nanyweye fanta ikonje n'amazi akonje i Kigali. Ese mu cyaro wabika n'ubu ngubu hari abatabizi n'ubu tuvugana mwako kikonje numvira manutse ye baba we icyo gihe nacuruzaga amagi y'umuntu witwa Masitura. Masitura yari umugore yego utabyara ntabwo yari yarabyaranye n'umugabo umugabo yari umutanzaniya yarapfuye na Masitura yarapfuye yego fure mucururiza amagi kuno bagendana amagi na bamwe bandwanya ubwo muri kumva ubuhamya bwanjye mureke nibere byagendanaga n'ubunyobwa bombi kugateta hiye nakakano kaba karimo umunyu n'ubusende fure burya hari ubwo umuyaga ugenje ngo urusenda rwose rukorera kwikubita mu maso mujye mu bana bacuruza amagi hanyuma ngera hano nari naraye nguse koka ikonje ya mbere niguriye koka ikonje ya mbere hashize iminsi nk'itatu Masitura ahitamo akazi ko gucuruza amagi turi ati wa mwana ngwino nje kuguha akazi ateka udutete 3 tw'amagi ngira no kuboko kwiza uwo mugoroba ndaducuruza ndatuma yego nimugoroba nibuka ya fanta nanyweye nka saa 9 saa ndagenda nicara ahantu ngura fanta ikonje nicara kuri ya magi bitanyira amajyari ndwi mu bitaho koka ndata Masitura ati 1 2 3 4 5 6 ari kure ntago nzibagirwa inkoni nakubiswe na Masitura yarankosoye fure yarankosoye atarindwi yagiye harabura 7 n'ijana naguze nayo naguze fanta Apotre urakoze kubw'ubuhamya uduhaye ariko ntabwo wagenda nta turi mfite na telefone ebyiri zose nziza cyane none igini ritarapfuye bajye banasura na Yongwe TV ni y'abaturage Ako ntabwo wagenda ntakubajije ku bintu wari uvuzeho byo kumera neza nk'abakozi b'Imana nibyo bidukwiriye. Arubwo duherutse kuganira tuvuga ku bijyanye n'abahanuzi. Undi umuhanuzi yagakwiriye gutanga amahoro, ariko muri no minsi sinzi uko byagenze. Hari umuhanuzi ushashize iminsi 3 yonyine gusa arimo aratanga urugero rwa nyakwigendera Pastor Theogene uherutse kwitaba Imana, ariko avuga ngo Antoine Rutayisire akurikiyeho. Nkibaza se umuhanuzi kawe ukwiye gutanga amahoro no kuvanga mugira amahoro ahubwo karibo bari kuzana urupfu. None se yajya kubibwira Antoine Rutayisire ntazasengera? Uwahanuye ko yanyweye amaraso bamukatiye imyaka 3. Yego. Azira ubugingo. Sibyo? Hanyuma nawe wirirwa ku mbuga nkoranyambaga Antoine Rutayisire agiye gupfa. Antoine Rutayisire ni umuntu witaba abantu bose. Na message isanzwe arayisubiza. Na message arayisubiza. Yego. Ubundi se kuza kubidutangariza bituma ari iki? Yabwiye abantu ngo nibasengeze. Oya. Ibyo ni ibimenyetso by'uko atari umuhanuzi. Nuka junambaza ku bantu babagabo nuka kubahanuzi. Yabone ku muhanuzi nyamuhanuzi uzamumbaze. Hanyuma rero abo ngabo babwire ko ikibuga kinyiri. Nta muntu kibeshya kuri YouTube wabona amafaranga. Nta n'umuntu uvuga ubusa wabona amafaranga. Nta n'umuntu gitera ubwoba abanyarwanda. Antoine Rutayisire nta natinya urupfu kuko kubaho ni Kristo no gupfa ni inyungu. Yego. Ku mukozi w'Imana nka Rutayisire. Ibyo rero ni ugutwika. Barahatwitse barahazinya. Asigaye uwo ni ukwiki. Dukeneye abantu bahanura aho. Nizera ko ibyo ntawe byatera ubwoba. Yego. Okay, urakoze tushyizeho umucyo, ariko nkuko dukomeza na turimo turagana ku musozo ntago turi bugutindane tumaza tukubaza nk'umuntu udukuriye kandi wabigezemo mbere. Hari indi saga y'umupasiteri Claude ndetse na Pastor Mutesi, aho Pastor Claude aherutse kwigamba kuri social media ko yajyanye na Pastor Mutesi muri hoteli bakararana ubwo bari bagiye gutabara Joel w'iyobokamana Cyangugu. Nk'umupasiteri vraiment
kuza kwigamba no gusebya umupasiteri mugenzi we, ni iyihe nama watanga kuri ibyo bintu nk'umuntu nkawe? jewe nkeka ibyo niyumvisha ko ibyo atari byo, kuko impamvu niyumvisha ko atari byo, Claude ni umugabo ufite umugore, ntabwo asambana. Mutesi nawe nta umuntu umuzi nk'indaya. Noneho Claude ni n'umugabo mukuru wiyubashye, na Mutesi ni umudamu wiyubashye. Ntabwo rero n'indaya iyo zagiye gusambana ntizibivuga, zirabihisha. Uyu muntu yaryamanye n'undi nabivuga, oya ni igihango cy'amaraso. Abantu bahuza, baba bahanye igihango cy'amaraso n'ibitekerezo. Numva rero umuntu ugira ngo byagenze gukaba benshi, biriya n'abariya abantu bose baba baza kuri social media bakavuga ibintu nk'ibyo, baba bari kwicururiza bakora views, ariko ibyo abantu babifata nk'ibyavuzwe. Ariko nkeka ibyo nta wabishingira ngo afate Claude nk'uwajyanira Mutesi gusanga cyangwa Mutesi ajyane nawe, ahubwo ibyo abantu bajya bashaka uburyo babigorora, bakareba ibikwiriye kuvugwa n'ibitavugwa n'uwo murungu. Kandi nanone umuntu ntiyumve ko akwiriye kuvuga ibintu byose agambiriye kuruzi gusebya izina rya mugenzi wawe. Nizera ko rero ibibazo nagirana na Bobo, ibibazo nagirana na ibibazo nagirana na Deni bikwiye kuba ibibazo byacu, ariko nafunguye imiryango ngo shake kwica izina ryawe nawe wica ibirayi. Iryo hangano ntabwo riba ari ryiza, kubera ko abo bose ni ababyeyi bafite abana. Claude afite abakobwa bakuru, Mutesi afite abana bakuru. Bigaragara ko ejo rero ntabwo biba ari byiza. Ntabwo namenya niba byaravuzwe kuko atari ukumubeshyira, nta nubwo namenya n'impamvu zabimuteye, ariko njye nabyita kuryoshya showbiz. Ni ugutwika. Uko si ugutwika, gutwika se gutwika. Ega niyo mvugo ngo gutwika. Ubwo ntabwo nawe nigeze mvuga icyo jambo gutwika. Nta pasiteri utwika, nta mukozi w'Imana utwika, ahubwo tuzimya induru, tuzimya ingorane, tuzimya abanyabyaha bari guhinga umuriro, tukabwira imbabazi z'Uwiteka. Ibyo rero abantu bazana ibintu nk'ibyo muri showbiz ntabwo biba biri. Urakoze cyane. Ariko hari indi nkuru twabonye yasohotse ejo, niyo mpamvu tutakwifashishije ninabibonye muri uyu murimo ndetse wanawudutanzemo, bivugwa ko Aline Gahongayire nk'umuramyi tuzi w'icyitegererezo yafashe umwana w'umukozi yakoreshaga akamufungisha bizazira ibihumbi 100, akazajya amukubitisha, ndetse ngo yari afite n'inzoka mu nzu. Nimba koko wari ufite inzoka nini? Aline Gahongayire. Ibyo ninde wabivuze? Ni umwana ufunguwe uvuye Mageragere, uvuze ko yafungishijwe na Aline Gahongayire amuziziha ngo yamwibye ibihumbi 100. Hanyuma ubwo arimo aratanga ubuhamya avuga ko abo tubona nk'abakozi b'Imana, inyuma yaho tubabona kuri podium, inyuma yaho haba hari ibindi. Ese nk'iki kintu cyo kuba umukozi w'Imana imbere tubona mu rusengero kuri podium koko, ariko nyuma hari ibindi, nk'umukozi w'Imana cyangwa umubyeyi wacu, ni irihe shusho cyangwa ni ihe nama watanga kuri icyo kintu? Niyumvisha yuko hari umupasitoro wakoreraga hano mu ikaritiye imwe navuze, yego, hanyuma aza kugira ububyutse bwinshi. Yari umupasiteri w'umuramyi, agira abantu benshi. Hirya rero hari abandi bantu basengaga, babura abantu, ari insengero zihaniwe. Haduka inkuru rero yo kumusebya. Uriya pasiteri ngo yaririmbye ngo afite inzoka mu ikote, ngo bamubona aririmba cyane umwuka akamanuka, ngo araririmbiye ngo inzoka ikava mu ikote ngo ikamusoma yambaye. Inkuru iramama, narabyumvishe ibyo bintu. Umupasiteri ngo yari kuririmba ngo inzoka iraza ikamusoma. None uwo muhungu nawe ni umukobwa n'umwana w'umukobwa. None uwo mukobwa nawe yakoreye Aline Gahongayire. Ubwo yakoraga Aline Gahongayire n'iyo nzoka. Rwari n'igihe yayisanga. Mu nshingano yari ashinzwe harimo no gutunganya ibibazo by'iyo nzoka. Kandi yarayisangaga ku gisorori iri kurya. Urumva yatekeraga Aline Gahongayire agatekera n'iyo nzoka.
buriya rero ibyo yaza kubivuga ataribye 100,000 ngo abifungire akimageragere ibura nabiha 2 ku 10. ubu rero ubwo abivuze yaribye amafaranga yari ne Gahongayire akajya n'imageragere kandi nta n'icyo Gahongayire arabivugaho kandi ikindi ntabiriho ngewe uko ntabyo ahubwo uwo mwana naze koroshya ibibazo ntabwo yafungiwe icyaha wenda banavanga yarafungiwe ya minsi 30 ahubwo araza gukora icyaha kiza aze gusubiraho kimufunga imyaka 3 icyaha cyo gusebanya mu ruhame asa nk'umunyamakuru araza gukora icyaha ari gukora icyaha cyo gusebanya mu ruhame yego kandi ikindi niba yaribye amafaranga akamuhama ntabwo ari Aline wamufunze yafunzwe n'ibyo yakoze yafunzwe n'ibyo yibye none se wagira ngo kuba umuntu agukorera mu nzu ugasiga 100,000 ku meza azo ugasanga umuntu arabitwaye wagira ngo ni benshi babyihangana hagiye wasange umuntu ashobora kuba ari umusitari afite amafaranga iryo jana rigasigara narindire kwanda azagera kuri banki yego ahubwo agatangira kwibaza ati ndatambuka gute mu minsi 10 nayataye ntabwo ari byiza rero nkuko ashobora kumwiba iryo jana akamufata afite n'ibindi bimenyetso by'uko yamwibye yego niyumvisha yuko rero umuntu bamufunze icyaha cyamuhamye bakamufunga ntabwo akwiriye gusohoka himba ngo yabonye inzoka ku buriri ngo yasangaga inzoka ku meza iri kurya ko atayishize ko atahamagaye abaturanyi ubu yaratashye yabaye mu rugo abona inzoka iza ku meza ikarya akajya mu cyumba akaryama bwacya kongera ikaza ikarya agaceceka peti akanahaguma peti batagupiga fimbo we batagupiga fimbo kabisa batagukamata wacha funga kimwe mubia ko Gaswahili gato batamupiga fimbo sawa batamukamata banamukamata afunge kimwe yace kiri cyuni kinyoma ntabwo bikunda hari nundi nabonye ejo bundi avuga mu bishop ngo nawe yamujyanye kuzimu ariko aha hantu harimo n'amapranka y'abanyamakuru ibyo ni abanyamakuru mbona ko harimo n'abanyamakuru bashuka abantu kandi none aba bantu bari gushuka bashobora kugushuka uri umuntu ukaza ugakora ikiganiro ugakora icyaha kigufunga kuko nka nimugoroba w'abantu narindi ntegereje ko iyo nkuru isohoka yo sinzayihanganira nzayikoraho nihanukiriye uko byabaye nirebera y'ahantu bafashe umuntu bakababumbura Bibiliya ngo bari kumusengera yagaragara nk'umutinganye bitwaza yo ngo barimo baramusengera ari ikiganiro kandi ari prank yo kugaragaza ngo aramusengera arakizwa kandi iyo prank yapanzwe n'umunyamakuru ese ibi bintu birimo birapangwa n'abanyamakuru Apostle urabona nk'urebye imbere hacu urabona ari ahahe cyagiye ibyo gupanga ntabwo nayimenya nzi byo mu rusengero ndi gupanga ahantu hari amateraniro naho najya kubwiriza naho nasengera naho nashyira intama abapanga ibyo rero nabo nibapanga isi ariko irapanze isi irapanze n'igihugu abo bapange ariko mujye munabibutsa ko inzego z'iki gihugu zipanze neza inzego z'iperereza zipanze neza inzego z'umutekano zipanze neza n'ibyumba bya gereza byubatse neza n'inzego zigaburira abanyururu zipanze neza inzego z'abasoroviya zipanze neza hanyuma inzego z'umutekano zipanze neza inzego z'abarinda imipaka zipanze neza inzego z'irondo zipanze neza sibyo na kontineri ziba zihari hashobora kuba hari na kontineri yuzuye amapingu y'abantu bananiranye kandi zirabategereje bananiranye babikore rero birabago murabikora nk'abihori ukibwira ko mpanye nabo bakora ibyo biparanka babeshyi bakora ibyaha nyamara umuvugizi wa RIB yayivuze ejo bundi nibagabanye umuvuduko upanga kujya kubeshya ikinyoma uzakibeshya rimwe ubwa kabiri cyo bintu byo gutwika hano ntibikunda nabwiye ko hano tudakeneye Eliya umanura umuriro kuko hano bizera Imana hano ntabwo wababeshya hano hari abanyabwenge
ikibuga rero buri muntu wese aragenda neza ukine neza kuko hari igihe satani asifura akakwereka ko ugiye guhitinga iyo umuntu aza ngo nanyweye amaraso y'umuntu urumva ibyo ni ubundi se wayanywa wabiha satani ntabwo yanywa amaraso y'umuntu narangiza ngo aze kugiye satani nanyweye amaraso y'umuntu bigeze niho satani avuga ngo jyewe namwishe satani iyo yishe umuntu wumvise arakwiye ati reka da sinanabizi yumvise inzoka imaze kurisha gushuka Eva ati reka da Eva ati n'inzoka ati reka da inzoka irahakana sinari mpari n'ubwo yari icyo giti singizi ntabwo rero satani yakwica umuntu agavuye ngo ugiye satani nishe umuntu na satani yishe umuntu aho ngaho wumva ahita nyerera kirukanka ati ndagakoze ahita ajya guhembesha gutanga raporo abana rero baza ntabwo baratwika barakora ibintu barasengera abatinganyi se ko abatinganyi yumva babahagana ubundi abatinganyi bahagamye abantu abatinganyi bahagamye abantu abanyarwanda tuzi umuco wacu w'abanyarwanda nta munsi n'umwe uzabona hari umuyobozi wo mu gihugu cyacu kubwiye ngo ushingira umugabo ku mugabo nta n'umunsi n'umwe uzabona avuye ngo ushingira umukobwa ku mukobwa hano dufite icyo bita imihugu yego kandi umuco wacu si ngombwa ko tuwusakuza ko twebwe twemera ibi twizera ibi duhengamiya oya umunyarwanda wese azi uko abayeho kandi umunyarwanda wese azi ibyo yizera n'ibyo yemera cyane kuri abanyarwanda nta nubwo bababeshya mu bintu by'Imana barabizi cyane abatabizi bakubwira ati hariho Ryangombe na Kiranga bakubwira ati hariho Ryangombe na murumuna wayo yitwa Kiranga ubi Burundi bakakubwira ibintu byose n'umupfumu n'umuntu uraguza mu Rwanda abaza umupfumu nyamupfumu ntabwo mwawurura umupfumu ubeshya umubeshya ko nuraguza abafite ubwenge rero abantu ngo barakubita nibariza ibyo mu rusengero nzi amazina ya Yesu ntabwo nzi amazina y'ihene n'ay'intama mbaza Yesu Elohim Elishadai Adonai Elisabakitani Uwiteka rugira byose Jehova Nisi Jehova Jia Jehova Jia Jehova Elishadai ndiho Uwiteka Imana ikomeye data wa twese umwanya wa mama urambase by'abatinganyi ko ntabongera mu rusengero urambase by'abatinganyi ko ntababa mu mujyi rega muri umujyi wacu nta n'abahaba barabyitira neze ko batubeshyaga ngo abatinganyi batanze amafaranga abo mwita abatinganyi ko mbona amaso ari kugenda ameneka n'amaso mu maso yihorera nka bimwe mu beshya ngo hari amafaranga byuzuye ngo barayatanga satani nawe yarayabuze hari n'uri kubivugaho ngo yabonaga ibidiyama ngo yageze ikuzima akazajya abona ibidiyama hariya ngo yageze ikuzima akajya abona diyama ngo agahura na shitani mwarababonye aya mpano z'Imana Apostle reka tugushimire rero wakoze cyane kwitanga ukaduha umwanya wawe n'iby'igiciro murakoze ariko mwaratomboye ngabanya umunwa abantu baratomboye ngabanya umunwa mujye mwabitiye ngo yagabanye ibintu biri mwana mu muhanda ye baba we ngabize nabereka abantu bamaze iminsi babeshya abandi babifatiye babeshya abandi nabereka uko babigenza nkaterura nkashyira hasi kumugaragara rero baranjimije twebwe se turarengana niba atari we nawe YouTube bene wanyu genda arengana ntago ndimo rwose Imana iho umugisha rero inshuti za umuvugizi TV Rwanda yego umuvugizi kigeze ko hano cyitwa umuvugizi uvugira abandi umuvugizi uvugira abandi umuvugizi uvugira Imana uvugira inshuti z'Imana ibyo ni bya bindi nyine umuntu aza kubwira ngo cane yitwa umuvugizi ejo ukasanga yitwa arakora ibiganiro biteranya abantu kandi yitwa umuvugizi ejo ukaza ugasanga ngo cane yitwa isezerano
urimo ariko nshaka kuba igihe wayijimisha. Tugende cano yitwa Isezerano, ariko ntabwo ari yayindi Isezerano mvuze, iriya yo ni nziza, sibyo ko wakumva ibiriho. Umva rero mujye mukora bya bindi ngo imvugo niyo muntu, nibize ko bibe bijyanye amasengesho biboneke takwizera ukwizera shoje. Imana rero mugisha